Nitwa Mutoni Asia, nkaba ndi umukinnyi wa filime, nkaba nkunzwe kwitwa amazina menshi atandukanye nka Rosine muri filime Intare y'Ingore, cyangwa Giramata muri Giramata, cyangwa Alice muri Seburikoko. Yitwa Mutoni Asia, umubyeyi cyangwa se umumama wagiye umenyekana cyane muri filime nyarwanda kubera ubuhanga yagiye agaragaza mu mikinire ye. Mutoni Asia yagiye amenyekana muri filime zakunzwe na benshi hano mu Rwanda ndetse n'imahanga. Ahangaha twakubwira nka filime yiswe Intare y'Ingore, Umuturanyi, Giramata, Seburikoko, Gatarina ndetse n'izindi mwagiye mukunda. Uyu munsi rero tugiye kukugezaho amateka ya Asia Mutoni kuva mu bwana bwe kugeza muri uyu mwaka wa 2026. Wowe bana natwe ukanda subscribe. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Asia Mutoni, wagiye umenyekana ku mazina agiye atandukanye bitewe na filime yagiye agaragaramo. Ahangaha yagiye amenyekana nka Rosine, Gatarina, Giramata ndetse n'andi mazina twagiye tumumenyaho. Asia Mutoni yavukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kaduha. Nyuma ababyeyi ba Asia Mutoni baje kwimukira mu mujyi wa Kigali. Ahangaha ni naho Asia Mutoni yize amashuri abanza, segonderi ndetse ni naho yarangirije kaminuza muri UTB. Asia Mutoni rero urugendo rwe rwo gukina filime rwatangiye mu mwaka w'2013 ubwo yigaga muri segonderi. Asia avuga ko yatangiye gukina filime atangirira muri filime yiswe Ibara. Nyuma uyu Asia yagiye akina muri filime zitandukanye, yaba izo mu Rwanda ndetse n'imahanga. Ahangaha twakubwira nka filime yiswe Cross Chapter yahariya muri kiriya gihugu cya Tanzania, nayo nyine yagiye ayigaragaramo nk'umukinnyi w'imena. Uyu rero Asia Mutoni uko yagiye yubaka izina rye muri filime nyarwanda, nawe niko yagiye azamura n'amazina ya bamwe mu bakinnyi ba filime bamaze kugenda bubaka amazina yabo akomeye hano mu Rwanda iwacu. Aho ngaha twakubwira nka Nyambo Jessica, Kiramani, Miki ndetse kandi n'umukinnyi ukomeye wa komedi umaze kugenda yigarurira imitima ya benshi ku mbuga nkoranyambaga. uwo nta wundi ni Yakamwana. Uyu rero Asia Mutoni yakomeje kugenda yubaka izina rye muri filime nyarwanda, aho avuga ko filime yiswe Intare y'Ingore ariyo filime yagiye imuzamurira izina yaba mu Rwanda ndetse no muri East Africa yose. 2022 uyu nguyu Asia Mutoni wari umaze kubaka izina rye muri filime nyarwanda yagize acyamaze yigira hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asanzeyo umugabo we Mohamed Uwizeye. Ahangaha yarasanzeyo umutware we Mohamed Uwizeye, bari bamaze gushingana urugo. Nyuma y'umwaka umwe we n'umutware we bageze hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bibarutse umwana wabo w'ifura. Uyu rero Mutoni Asia yakomeje kwibera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nyuma y'imyaka 4 yagize atya ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2026 yigarukira hano mu Rwanda ari kumwe n'umutware we Uwizeye Mohamed ndetse n'abana 2 bari bamaze kwibaruka. Akigera mu Rwanda, Mutoni Asia yagiye yakirwa n'abantu benshi bagiye bakinana muri filime, inshuti ze ndetse n'umubyeyi we umubyara. Asia Mutoni yagiye yerekwa urukundo n'abantu benshi ubwo yageraga ku kibuga cy'indege. Ibinyamakuru byinshi, ibitangazamakuru, abacontent creator, abanyamakuru benshi bakojeje ibaba muri wino barandika bagira bati umukinnyi wa filime mu Rwanda Asia Mutoni yagarutse i Kigali.
byari ibyishimo byinshi rero, wari umunezero ubwo uyu nguyu Asia Mutoni yakandagiraga ku kibuga cy'indege i Kanombe. Yagiye yakirwa na benshi, bamwe mu yagiye azamurira amazina yabo. Ahangaha twakubwira nka Nyambo Jessica ndetse n'abandi bagiye bishimira ko uyu Asia Mutoni yagarutse hano i Kigali. Reka rero dukomeze kubwira uyu Asia Mutoni nk'umubyeyi mwiza wagiye uzamura impano za benshi, dukomeze kumubwira ahari hose hano mu mujyi wa Kigali ngo komeza ugubwe neza hamwe n'umuryango wawe, kandi turacyategereje impano yawe kugira ngo ugende wongera uyigaragaza. Ngayo nguko rero nawe wabanye natwe muri iki kiganiro turimo turakugezaho amateka ya Asia Mutoni, umwe mu babyeyi beza bagiye bazamura impano za benshi, umwe kandi wagiye ushimisha benshi abinyujije muri sinema nyarwanda. Ngayo nguko rero nawe bana natwe ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose tunyuza kuri iyi channel yacu ujye ubasha kubibona gatanu ku kandi. Ja bless.